n'abari mwiriwe kandi mwaramutse. Ni Teacher Eugene, tugiye kwigira hamwe ikizami cy'uyu munsi ku itariki 12 z'ukwezi kwa munani 2025. Amahirwe masa. Ikibazo cya mbere, iki cyapa gisobanura iki? A. Utubuye dutaruka mu muhanda. B. Umuhanda urimo amazi. C. Umuhanda unyerera. D. A na B ibisubizo by'ukuri. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A. Utubuye dutaruka mu muhanda. Ikibazo cya kabiri, ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda w'ikinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. A. Hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. B. Hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. C. Kugira ngo birusheho kugaragara neza. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C. Kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ikibazo cya gatatu, ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Ari byo tugiye kurebera hano, baduhayemo ibisubizo kugira ngo turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. B. Uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. C. Uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A. Kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Icyo nicyo gisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya kane, wakora iki ubonye iki cyapa? Iki cyapa cya stop. Hano baduha ibisubizo, reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. B. Guhagarara n'iyo nta kinyabiziga ubona. C. Guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. D. Guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B. Guhagarara n'iyo nta kinyabiziga ubona. Icyo nicyo gisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya gatanu, umuyobozi w'ikinyabiziga aritegura kunyuraho ibumoso. Urimo murabibona hano baduha ibisubizo, reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Nshobora kumunyuraho nyuze iburyo. B. Nshobora kumunyura. C. Nshobora kumunyura nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C. Nshobora kumunyura nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije. Ikibazo cya gatandatu, iki cyapa gisobanura iki? Bagahita baduhereza ibisubizo tugakuramo igisubizo cy'ukuri. Komeza imbere gusa. B. Aho kunyura imbere. C. Aho guhagarara umwanya munini. D. Inzira y'icyerekezo kimwe. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A. Komeza imbere gusa. Ikibazo cya karindwi, urenze mu nsisiro ukahasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha, wagendera ku wuhe muvuduko? Hano baduhaye ibyapa, ubwo tugiye kureba umuvuduko twagenderaho. A.
kilometero 70 mu isaha, B kilometero 50 mu isaha, C kilometero 40 mu isaha, D kilometero 80 mu isaha. Katurebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni D, ni kilometero 50, ni kilometero 80 mu isaha. Icyo gisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya munani, iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru n'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari mu murongo bayobowe n'umwarimu iyo bagendera mu muhanda. Ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Hano baduha ibisubizo, tugiye kubisoma niturangiza dukuremo igisubizo cy'ukuri. A. Imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso. B. Inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Katurebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B. Inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ikibazo cya 9, ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburambarare. Hano baduha ibisubizo, tugiye kurebera hamwe igisubizo cy'ukuri. A. Metero 3. B. Metero 2 na santimetero 50. C. Metero 1 na santimetero 10. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Katurebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni D. Igisubizo D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 10, iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni. Hano baduha ibisubizo. A ni kilometero 70 mu isaha, B ni kilometero 40 mu isaha, C ni kilometero 25 mu isaha, D ni kilometero 20 mu isaha. Reka turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C, ni santimetero 25 mu isaha. Ikibazo cya 11, atari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni A kilometero 50, B kilometero 40, C kilometero 30. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A, ni kilometero 50 mu isaha. Ikibazo cya 12, uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni toni 20, B ni toni 16, C ni toni 12, D ni toni 10. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C, toni 12. Ikibazo cya 13, buri modoka cyangwa buri rumoroke ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira: A. Umuhondo, B. Icyatsi kibisi, C. Umweru, D. Umutuku. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B, icyatsi kibisi. Ikibazo cya 14, ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko 2 ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho. Uburemure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira: A. Metero 11, B. Metero 10, C. Metero 7. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C, ni metero 7.
Ikibazo cya 15. Bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose mu kazamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Hano bahise baduhereza ibisubizo kugira ngo turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. A. Feri yo guhagarara umwanya munini. B. Feri y'urugendo. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A. Ni feri yo guhagarara umwanya munini. Ikibazo cya 16. Niki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cyangwa cya mpande eshatu gitukura mu muhanda? Gatadereza ibisubizo tugakuramo igisubizo cy'ukuri. A. Hagarara utegereze amabwiriza. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. C. Kukireka akagumana umuvuduko afite agakomeza. D. Hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Icyo nicyo gisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 17. Muri ibi binyabiziga bine ni ikihe kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo kiva mu muhanda munini kijya mu muto? Hano baduha ibisubizo, reka turebere hamwe ibisubizo by'ukuri. A. Ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. B. Ikinyabiziga cya kabiri kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. C. Ikinyabiziga cya gatatu kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. D. Ikinyabiziga cya kane kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. Reka turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A. Ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. Ikibazo cya 18. Iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A. Hano hari ibisubizo tugiye kurebera hamwe rero igisubizo cy'ukuri. A. Ibyumweru 2. B. Amezi 2. C. Ukwezi kumwe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B. Amezi 2. Ikibazo cya 19. Ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'isinga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriweho uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Hano baduha ibisubizo, reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. A. Agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B. Ibimenyetso by'itara risa n'icunga rihishije. C. Icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C. Ni icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Ikibazo cya 20. Mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga
ikinyabiziga cy'imitende ibiri, ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. Hano hari ibisubizo by'ukuri, tugomba kurebera hamwe igisubizo cy'ukuri. A, yego buri gihe. B, yego igihe hari ikinyabiziga gikurikiye. C, yego iyo ukurikiwe n'ibindi binyabiziga by'imitende ibiri. D, oya nta na rimwe kunyura ku binyabiziga by'imitende ibiri. Reka turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A, yego buri gihe. Murakoze, niba utarabikora kora subscribe wifuza kwiga imodoka no kumenya ibizami bikorerwa kuri site ya Busanza. Wamvugisha kuri 0785 235 50. Gahunda ni ugukora rimwe. Busanza Robides. Murakoze, mugire umunsi mwiza n'amahirwe masa.